Shalom shalom, ndagushimiye cyane wowe wahisemo gufungura kuri iyi channel yacu muri aka kanya. Imana ikumpere umugisha mwinshi. Nguhaye ikaze nanone kuri Flow Oliver rero, aho tubagezaho inkuru zitandukanye zo muri Bibiliya zigamije kuduhindurira ubuzima no kudufasha kurushaho kubaho ubuzima bwa Gikristo. Hari nyuma y'aho Yesu Kristo azukiye kandi akazamurwa agasubira mu ijuru, abigishwa be bari baramaze guhabwa umwuka wera nk'uko Yesu yari yarabasezeranyije. Muri iyo minsi rero ubutumwa bwiza bwakwiraga cyane i Yerusalemu, kandi intumwa zakomezaga gukora umurimo w'Imana rwose zishishikaye. Muri uwo mujyi rero wa Yerusalemu hari urusengero runini abayuda bajyaga baza gusengeramo. Kuri urwo rusengero ndakeka ko rwari rufite amarembo menshi, ariko hari irembo rimwe ryitwaga Ryiza. Kuri iryo rembo hari umugabo abantu bazanaga buri munsi kuko yari yaravutse amugaye, noneho bakamutereka kuri iryo rembo kugira ngo abantu bose binjira agenda basaba. Ndagira ngo mfashe dutekereze ku buzima bw'uyu mugabo. Uyu mugabo ugerageje kubitekerezaho rwose yari yaragowe. Umuntu utabasha kwigenza ari mukuru, ubuzima bwe bwose nta nubwo yamugaye basi ari mukuru ngo amenye uko kugenda bimera, ahubwo yamugaye akivuka. Ubuzima bwe bwari ubwo bwo kumuzana bakamuterekaho agategereza igihe bahamukurira. Ubwo izuba ryaba ryinshi, imvura yagwa, iyo atabonaga umuntu umwimura ngo amujyane aho imvura itari kugwa yaranyagirwaga. Birumvikana ko yari abayeho ubuzima bugoye. Hanyuma akajya asaba abantu, bamwe bakamuha, abandi ntibamuhe, abandi bakamwinuba, kuko urumva ko yari yaramaze kumenyekana, bose bari bamuzi abazaga muri urwo rusengero. Nimba yarahacaraga kuva akitangira wenda nko kugira ubwenge asaba abantu, bari baramaze kumumenya, hari n'abarambiwe kumuha rwose bamunyuraho bakigendera. Ariko nubwo yari yarabayeho ubwo buzima, yarababaye cyane, umunsi waje kuba umwe. Hari umunsi umwe mu masaha ya 9 z'amanywa, Petero na Yohana bari bagiye muri urwo rusengero nabo bagiye gusenga. Abagabo bombi bari intumwa za Yesu Kristo, bari barabanye na Yesu igihe kinini, babonye ibitangaza byinshi yagiye akora, babonye impumyi zihumuka, babonye abaremaye bagenda, babonye abarwayi bakira, babonye abapfuye bazuka, yewe na Yesu ubwe babonye azuka mu bapfuye nyuma yo kubambwa ku musaraba. Ubwo rero bageraga ku irembo ryitwa Ryiza, babonye uyu mugabo wari usanzwe usabiriza, kandi nawe ababonye Petero na Yohana nk'uko yari asanzwe abigenza, arabasaba rwose, ari gutekereza ati bagiye kumpa amafaranga, wenda bagiye kumpa ibiceri nk'uko n'abandi basanzwe babimpa. Uyu mugabo rero nubwo yari ari gutekerereza mu bintu bisanzwe, atekereza ko bagiye kumuha nk'uko abandi basanzwe bamuha, uyu munsi Imana yari yamuteguriye ibintu birenze ibyo ashobora gutekereza, birenze ibyo ajya asaba, birenze iby'ubushobozi bwe n'ibyo yibwira, kubera ko Imana yari yamupangiye kuza kumuhagurutsa. Petero na Yohana baramurebye, yarabasabye nyine baramutumbira, barangije baramubwira bati uturebe. Nawe arabareba yibwira ko wenda bagiye kumuha wenda byinshi mu byo ariko asanzwe abona, ntabwo yigeze atekereza ko hari buzemo guhaguruka. Nuko Petero aramubwira ati rero ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ndakiguha, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Petero amaze kumubwira ayo magambo, yahise amufata ukuboko kw'iburyo ahita amuhagurutsa. Noneho ngo ibirenge bye n'ubwombambari bihita bikomera, niko Bibiliya itubwira. Ibibazo ukuntu Imana ari igitangaza, umuntu wari utarigeze agenda mu buzima bwe, nta nubwo yahagurutse ngo abanze kunanirwa kugenda, abanze kudandabirana se, ahubwo ngo agihaguruka ibirenge bye byahise bikomera, nyine ahita amera nk'umuntu wari usanzwe ugenda. Umugabo rero nyine akimara guhaguruka, abonye yagiye, yahise agira ibyishimo byinshi, ahita yinjirana nabo mu rusengero, agenda ahimbaza Imana, ashima Imana, kuko urumva Imana yari imukoreye igitangaza atigeze anatekereza.
abantu nabo babibonye baratangara bakajya bavuga bati se uyu ni we wundi wajya wicara ku irembo, kubera ko urumva bari bamuzi, bari barahereye kera bamubona bazi ko nyine yamugaye atabasha kwigenza, ariko nyine baratangara barumirwa cyane, kubera ko nyine icyo gitangaza urumva nawe cyatuma utangara ubaye wari uhari, barumirwa bayoberwa ibibaye, ariko we muri we agumye gushima Imana no guhimbaza Imana. Petero rero abonye abantu bakomeje gutangara baje ari benshi, arababwira ati ni iki gitumye mutureba nk'aho ari imbaraga zacu cyangwa se ari ukubaha Imana kwacu byatumye uyu muntu agenda. Petero yashakaga ko abantu bose bamenya ko icyo gitangaza kitakozwe n'imbaraga z'abantu cyangwa se n'imbaraga ze. Yababwiye ko ari Yesu Kristo wakoze icyo gitangaza. Wa Yesu abantu bari baranze, bari baramubambye ku musaraba, ariko Imana imuzura mu bapfuye. Petero yavuze ko uwo mugabo yakijijwe no kwizera Yesu Kristo, ariyo mpamvu nyine yatumye agenda. Iyi nkuru rero itwigisha ibintu byinshi cyane bikomeye. Icya mbere twigisha ko nta kintu na kimwe kijya kinanira Imana. Uyu mugabo yari yaravutse amugaye, ntabwo yari yarigeze agenda mu buzima bwe bwose, ariko igihe cy'Imana kigeze ibintu birahinduka, ahita agenda, kandi agenda ako kanya bidasabye ibintu byo kumurwaza, bidasabye ibintu byo kugira gute, ahubwo nyine igitondo kimwe Imana yabyutse imuhindurira amateka ahita agenda. Icya kabiri twigisha ko izina rya Yesu rifite imbaraga. Uyu mugabo ntabwo yakize kubw'imbaraga za Petero cyangwa se kubw'amafaranga y'abantu cyangwa se kubw'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo yakize mu izina rya Yesu Kristo nk'uko Petero yabivuze muri iri jambo ry'Imana. Ikindi, Imana ishobora kuduha ibirenze ibyo dusaba. Uyu mugabo we yisabiraga amafaranga make yo kumutunga uwo munsi, ariko Imana we yari ishaka kumuhindurira ubuzima, ikamuha ikintu gishya atigeze ayisaba. Akenshi dusaba Imana ibintu bitoya twebwe tubasha gutekereza, ariko Imana yo mu rukundo rwayo hari igihe iduha ibirenze ibyo dushobora gusaba. Ikindi kandi iyi nkuru itwigisha ni uko iyo Imana idukoreye ibintu byiza, byaba ibyo twasabye cyangwa se n'ibirenze ibyo tujya dusaba, ntabwo dukwiye guceceka gusa, ahubwo dukwiye kuyihimbaza. Nk'uko uyu mugabo amaze gukira atacecetse, ahubwo yagiye mu rusengero imbere y'abantu bose ahimbaza Imana, ku buryo abantu bose babimenye ko Imana yamukoreye igitangaza, akaba noneho ari kugenda. Nimba rero nawe hari ibibazo bikuremereye wamaze kwakira ku buryo rwose utakwirirwa unabisengera, bigoranye, ku buryo rwose n'abantu bageze aho bakabikumenyeraho, bakamenyera nyine ko ari uko nguko umeze, ndagira ngo mubwire ko hari icyizere ko Yesu Kristo hari ikintu yakora, wowe icyo usabwa gusa ni ukumwizera, hanyuma rero yabona bigukwiriye akabiguhereza, kubera ko we aratureberera akatugerera ubuntu bidukwiriye. Iyi nkuru rero wayisanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3, uhere ku murongo wa mbere nushaka urangize iki gice cyose, kandi nk'uko nkunda kubibabwira biba byiza iyo nawe ugiye kwisomera, hari igihe igufasha kurushaho ugakuramo n'andi masomo menshi cyane ngewe ntari nabashije kubona, kandi akaba yaguhindurira ubuzima. Murakoze cyane rero mwese mwakurikiye iyi nkuru, Imana ibahe umugisha kandi amahoro y'Imana abane namwe, naho ubutaha mu zindi nkuru zitandukanye. Nimba wumva wakunze iyi nkuru ukaba ushaka kujya ubona n'izindi, ukore subscribe kuri channel yacu, sharing n'abandi nabo babashe kumva ubutumwa bwiza, ukore no kuri iyo notification button kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona inkuru zacu, kandi rwose byaba byiza unaduhaye comment ukatubwira uko bimeze, icyo twakongera se, icyo twahindura, cyangwa se nimba n'iyi nkuru yagufashije. Murakoze cyane mwese, mugire amahoro y'Imana.